wayirukaga kuhanyura cyana nta toroshi watwaye nawe ndi kubona no kuri kwimana toroshi cyane toroshi uri gucana ikaramu wowe irakara gutwaye kuyo kuri wambo reka hara no tujye kunywa udashara aho ngaho bari gutunganya neza uramenye aho nagari sawa kata kugucya yashize mama iyo toroshi ntago ikibasha kwaka ubwo izahanu utahugahita ukubijutse hunga nkora cyane heza ukuntu ushaka oya yiburuka uba wabukwe nago nahakubujuje nawe rero nukuri kwimana uzanye inzoga ebawe inzoga ihore wabuka abukwe kanzu gendo ngizamu owe wanyuza hanu habi nakubwiye ngo tane turangurana rero inzoga urabona kuro kufarza kwa isizaru urabona ariko ako wabukwe uzukuye kunanirana wowe agari kuyize tuyishikira ngiyonga siko ebuda babashaka no nakubwiye ngo tuzahindura inzira igera mu rugo vuburangurana ni shaba none rero ukuntu warumshi uranyura kuri ya santere usabusha aho ikwato dihagiriyare rero ugiye kuntwara kugira ngo tugende muhya uri kundusha imbaraga sawa yo kuntwara se tumeze gutyo waba ukwiye kunyiba sawa ko tugenda tumeze gutyo uri kumbwira ko tugera ahantu dutuye ko kumwisha ukuri uri kuyinkubita agakubitwa n'intu uri kumbwira ko tugera aho dutuye waba ukwiye gusubira inyuma abuze bushaba waguruka tugasa uzanzira hene bayitwaye ubwo shaba kandi ubusigara honye ntabwo turi kumwe no bueno wabikoze cyane urabona indina kibazo twadufite irazo ari nuko wikopeje amadeni menshi cyane ntabwo ubundi ntabwo amafaranga Rimana ngira koresha igishushanyo mbonera kiboneye we ariko rukagira ugirira mu bana batoya tugenderwa buretse nireberesha shaba tuje rero kuna imboga zitangiye kwera amenyo ari makuka sha barara rubyaye bishaba tugere abo kuri kumureba cyangwa ntabwo uri kumureba gera ko bireba ibyo bya dusaye kuri kwimana barakamana ndebaho bwa nyuma reka niba bwa nyuma bishaba iri ahera rasanga bayimvi ya yewe data we none ubwo twaye tukiri ku kintu cy'inzoga bari kuyibari ariko nagorwa aho twazica
ayibagaye bande banyitera bande banone unabizi bamaze kurarika kukumana yange anarera yay mbega imboga oh gasha imyaka n'imitindira agatsindwa n'Imana dore urubavu sha dore urubavu ariko aho munzu bahakubohera narindi kwica bino bibaragasa byaraye bindya yica rwose kandi ubyicire kubimara mu minsi mike aho harataha marayika ni harataha marayika ubyica kandi ubyicire kubimara inde marayika ntabwo usoma amakuru yada aha harataha marayika rwose mu minsi iri imbere icyo kintu se wagikiza ari inyuma y'inzura oya hano ndashaka ko kitubume ejo tuzajya kugitera tegeka hano tegeka ahangaha aho andi bari no hoho we ariko sweetie kuko namenye kuntu aha ni byiza biherereye koko uri waragiye oya akuburira nawe uba waravutsera cyangwa Imana yaravuze ati reka nkukure mu giforomo nkurambike hari kubera ngure ko Imana nta muntu musa muri umugabane kuri ko Imana pe bana ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye nangoye ku cyuma jaga kurivoka n'ibijumba ariko nta kintu cyigeze kingoyera nko kubandi kumwe nawe n'ukuri ko Imana imyaka yose maze kuriza nanjye nuko ushaka rero narakubonye navuga nti si umuntu yaremwe n'Imana n'ikivejuru uskuru nge nagukunze ngarose mvugisha ubwo none ubivuze ngo ugiye guhita wanjye ibintu byose bihita bijya ku murongo nakuri ko Imana ujye unywa hose ngumanze ngoye guca icyaka arengeye turakubana dute none ntabwo mbinywa ntabwo ujye unywaho ibi biraciriritse ntabwo umukobwa usa nkanjye nk'ibibintu kandi ko subizi ubwo ukunda kwinywera nk'ibihera ndakakwereka urakanyereka gusa nyine sweetie kiza kandi akantu nashaka gusaba kandi umbabare unyemerere ubuze wanyaka iki nkagikwiye n'ibyishimo mvuyemo araye koko Mana yanjye ntushaka kumbwire hari bwo unzihenze muri Kigali nihengo nzagiye kujyana bayiguha okay kandebera imeze nk'inkangara hari inzu nabonye Kigali imeze nk'inkangara yanatanye kwa rwose biranyifite imigabane tuve muri ibyo nshaka amafaranga nkangahe buri ahubwo utinze kuvuga amafaranga ushaka ngo ni byaguye rwose 100,000 ako sheri nani make ya emera emera ariko arya warunyatse 100,000 bareka nkongeraho 5 k'iryo jana sweetie reka nkurebere rwose fasha hano
munsi rwose n'ikibiriti noneho cyanashize ariko mana yawe ko igihe uriya we yagiye kugurishiriza ihene imwe niyo akiri kugurisha ra ariko aje amafaranga yanjye yayanyweye sha twakizirika pe kuva yacodekana na kariya gakobwa amaze kugira ibintu by'imyitwarire itari sawa. Mucamanza uno munsi agiye kubona ko ntari wa wundi Rwabukwisi yari azi kabisa, kuko ibi bintu ntabwo bishoboka kabisa pe, ngo ngiye kurubira se musange ku isanterera ariko arashyira aransanga nta muntu habyo kurya, nari nzi ko ngiye kwigurira akaboga none ndebe ibintu ntabwo bishoboka, ibintu ntabwo bishoboka. Wabukwisi furada wasuje chamanza murakomera amakuru yiriwe muhira se kuje wasinze noneho umusinzira zagenze neza mu amafaranga yo gukoresha wahinze hehe baguhera amafaranga wagurishije ihene yanjye ihene hajya ubwo ihene amafaranga no ihene utangiye kududimanga ihene amafaranga y'ihene ariko nani bagiye kukubwira ubwo kuntu byagenze. Urabona ihene nagiye ku isoko bakajya bampenda ndavuga ngo reka mbe nyirageje mu kibaya bazama amafaranga y'ihene wabukwe urongera uratinyuka koko pe amafaranga y'ihene yanjye kama ngiye kukwica oroshya nk'ubugi oroshya haguru uri gushaka amafaranga ngiye kukwica umudugudu wa wabukwe wakoroshya ntuntegereze wabukwisha wakoroshya wabukwisha ingahanyene ari rwose wakoroshya ako wakoroshya wari undi utanyica rwose